hari ibintu Imana izatinda kuza gukora, imaze igihe ibikora ahantu hatagaragara, wowe bigasa naho yatinze mu buzima bwawe. Ariko umunsi izaza ntabwo ari wo munsi wa mbere izaba itangiye gukora ku kibazo cyawe, ntabwo ari wo munsi wa mbere izaba yumvise gutaka kwawe, ntabwo ari wo munsi wa mbere Imana izaba yumvise amaganya yawe, ahubwo umunsi Imana izaza. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Gospel Hub TV. Twongeye kubaha ikaze umuryango mugari, twongeye kubahereza rero ikaze wowe mushyashya wabashije kuba wagera ngaha bwa mbere. Wakora subscribe, wakora comment, wakora like kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugereraho ku gihe. Nk'uko rero bisanzwe ndongera mbibutse ko hari ikiganiro twakoze bwa mbere cyerekanaga uko ubukristo buhamye nyine bumeze ari iki. Umunsi tukaba dufite insanganyamatsiko igira uti ese Imana icecetse wakora iki we mu Kristo? Ni benshi bibaza icyo kintu. Hari igihe usenga upfukama ugasenga ukumva nyine Imana ntiri gusubiza, ukamara igihe kinini uri gusenga ukumva ntiri gusubiza. Hano tugiye kureba ese wakora iki nk'umukristo, wakora iki? Rero nk'uko mubizi nk'ibisanzwe Ntivuguruzwa Robert. Rero dufite umuvandimwe twongeye kugarukana aha ngaha, twongeye kugirirwa umugisha kuba turi kumwe. Nitwe twakoranye cya kiganiro cy'ubushize. Ndabizi ko mwamukunze, ndabizi ko mwamwishimiye kandi yarasobanuye neza cyane. Yakongera akatwibwira nabwo nta kibazo. Murakoze kunyakira kuri Gospel Hub TV. Nishimiye kubana namwe. Yego. Nitwa Bedwi neza nk'uko bisanzwe. Ndi umukristo uteranira ku itorero rya Kicukiro Sheri kuri ADPR. Paruwase ni ya Gatenga. Nishimiye kubana namwe. Nanjye mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, natwe twishimiye kubana nawe bwa kabiri. Ni ukuri ku kiganiro giciyeho twaragikunze cyane kandi waratwigishije bikomeye cyane. Ni ukuri umwuka wongera kuyobore na n'ubu wongere utwigishe. Rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ese iyi Imana yacecetse umukristo wakora iki? Niyo nsanganyamatsiko dufite. Rero mbere ko dutangira wabanza ukadushyira imbere y'Imana kugira ngo tubanze Imana muri bino bintu. Bana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waremye, ukaba uduhaye n'uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe kuri uyu muyoboro wa YouTube ya Gospel Hub. Turakwinginga cyane kugira ngo umwuka wera abane natwe, ntaba ari twebwe tugaragara, hagaragarira Imana muri twebwe. Ntabwo tugendereye views, ahubwo tugendereye ko abantu bamenya Imana. Ntabwo tugendereye kumenyekana, tugendereye yuko abantu bahishurirwa Kristo. Turakwinginga kugira ngo ntaba ari twebwe, nta n'icyo kuvuga ku bwacu twabona, ariko ku bwawe Kristo dufite byinshi byo kukuvugaho. Turakwinginze kugira ngo utubashishe. Dusabye byose twizeye kubikorera muri Kristo Yesu. Amen. Urakoze cyane ko uduhesheje umugisha wa Bedi. Urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Amen. Rero twatangirana ikibazo cya mbere. Hari umukristo utiyumvisha nyine yuko Imana nyine igiceceka. Ariko wabanza bundi mbere yuko tuba twarebana hamwe bino bibazo benshi bibaza, wabanza ukadusobanura ese iyo umuntu avuze ngo Imana iracecetse, wowe nk'umukristo ubyumva gute? Murakoze cyane. Ubundi iyo mvugo yitwa guceceka kw'Imana ni ikirango cy'amarangamutima y'umuntu. Birashoboka ko asenze igihe kirekire akaba atari yahabwa icyo asengeye. Birashoboka ko ari ubuzima abayemo bwanze guhinduka ahoramo, akaba abutuyemo igihe kirekire, bigatuma avuga ngo Imana yaracecetse. Mu magambo makeya ni igisobanuro cy'ubuzima bw'umuntu ku giti cyiwe muri icyo gihe abivuzemo. Yego. Ubwo ndumva ushobora kuba
wakongera akandi kantu yari ifite B ivuga ati ese ni ibihe bihe umuntu yageramo nyine akumva ko Imana yacecetse mu buzima bwe. Ibyo nari mvuze kanguhereza urugero mfite icyifuzo ngewe yego nkagisengera nkaba namara umwaka ngisengera nkamara imyaka 2 ngisengera nkamara imyaka 3 ngisengera Imana ntikivugeho kuko Imana yacu iravuga. Kabiri simbone n'igisubizo cyacyo. Aho niho umuntu agera akavuga ngo hari Imana yaracecetse ntabwo ikivugana nanjye. Hari n'uvuga ngo ntabwo ikimbona, hari n'uvuga ngo ntabwo ikinyitayeho. Yego uyu muntu arashobora kuba ari ubuzima nyine abayemo bwanze guhinduka, akavuga ngo Imana yarandetse, akavuga ngo Imana yarantaye. Muri ubwo buryo. Urakoze cyane. Nk'uko rero benshi babyibaza, hari benshi bashidikanya bakumva ko nyine ibyo bintu koko nyine ubundi Imana idaceceka. Hari uri ku ruhande avuga ati Imana iraceceka, undi akavuga ati Imana nticeceka. Ese bundi koko nyine nk'umukristo ubundi Imana iraceceka cyangwa nuko tuyumva nabi? Yego Imana iraceceka, ariko no mu guceceka kwayo haba ari icyo igambiriye. Yego. Ishobora guceceka ku bw'inyungu zawe nayo. Ndabisobanura muri ubu buryo. Umugabo witwa Nowa yabaje inkuge mu gihe kigoye. Nowa yabayeho, ubundi Bibiliya igizwe n'ibihe bigera mu 9. Ntazi niba naza kubivugaho byose kugira ngo abantu baze kubyumva. Igihe cya mbere ni igihe kizira icyaha, igihe cya Adamu na Eva mu gihe batari bakora icyaha, bakiri mu Edeni. Igihe cya kabiri ni igihe cy'ibitekerezo, ni igihe Imana yakoranaga n'abantu bagakorana iciye mu mutima wabo, iciye mu mitekerereze yabo, ariko batakibona nk'uko yasuraga Adamu na Eva mu mafu ya munsi, bakumva n'ijwi ryayo. Hanyuma bamaje gusorwa mu ngobyi Edeni, nibwo iki gihe cya kabiri cyatangiye cy'ibitekerezo, Imana ikagikorana n'abantu inyuze mu bitekerezo byabo. Igihe cya gatatu ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, cyatangijwe na ba Nimurodi ubwo bubakaga wa munara w'i Babeli. Igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano, nicyo gihe Aburahamu yabayemo, nicyo gihe cy'aba Isaka, nicyo gihe cy'aba Isiraheli ari we Yakobo. Icyo cyari igihe cya kane cyitwa igihe cy'amasezerano. Hanyuma igihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko ya Mose. Igihe cy'amategeko ya Mose kuva mu Egiputa kugira binjiye muri Kanani. Hanyuma hagakurikiraho igihe cya gatandatu cyitwa igihe cy'ubuntu butangaje, aricyo gihe turimo uyu munsi, cyangwa se igihe cya Kristo. Aho ijambo ryavuze ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwaga nayo, aribo twebwe. Hanyuma igihe gikurikira cya karindwi, ubwo ngubwo ni igihe cy'ingoma y'imyaka 1000. Hakaza gukurikiraho icya karindwi ni igihe cya Antikristo, ahubwo icya munani ni igihe cyo kwimana ingoma y'imyaka 1000 na Kristo. Hanyuma hakaza guheruka igihe cy'imperuka. Icyo ngendereye rero ni iki kugira ngo abantu baze kubyumva neza. Mu gihe cya kabiri, igihe cy'ibitekerezo, aho Imana yakoranaga n'abantu iciye mu bitekerezo byabo, niho yakoranye n'umugabo witwa Nowa imutegeka kubaza inkuge. Ni igihe ijwi ry'Imana ryari ingume ku bantu benshi, nta kuyumva mu buryo bweruye nk'uko tuganira unyumva. Imana ica mu mitekerereze y'umuntu ikavugana nawe. Cyari igihe kigoye kwizera ko ibintu wumvise ari Imana ivuganye nawe koko. Ijwi ry'Imana rero riciye mu bitekerezo bya Nowa, mu gihe Imana yacecetse ku bandi, ivugana nawe iramubwira ngo ibarize inkuge.
ibariza inkuge kuko ngiye kurimbuza isi umwuzure. Nowa yumva Imana ivuganye nawe, kandi koko aratangira arabaza. Ahangaha iyo mpageze nibutsa abantu iki kintu gikomeye. Iyo ubutabazi bw'Imana buje, buza buziye umuntu ubanye neza n'Imana mu gihe Imana ibutanzemo. Hariho abantu benshi muri iki gihe cya Nowa, ariko Imana ntiyashima kugendera undi muntu uwo ari we wese keretse Nowa. Hanyuma Imana ishobora guceceka ishaka kugerageza kwizera kwawe. Nicyo kintu nashaka ko abantu baza gukura mwaho ngaho. Imana yavuganye na Nowa rimwe, ntiyongera kugaruka kuvugana nawe, hacamo igihe cy'imyaka 120 atumva rya jwi ryavuganye nawe rimutegeka kubaza inkuge. Yongera kuryumva yarasoje kubaza, imyaka 120 ishize ari mu murimo wo kubaza ya nkuge, atacogoye, ataruhutse, atavuze ngo naba naribeshye, agikomeje umurimo wiwe mwiza witwa kubaza inkuge. Imana ijya yagaruka nyuma y'imyaka 120. Ku gice cya 7 ku murongo wa mbere niho yamubwiye ngo noneho injirana mu nkuge n'umuryango wawe, kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Abona kwinjira mu nkuge, ariko haciyemo imyaka ingahe? 120 Imana itongeye kuvugana nawe. Rero guceceka kw'Imana bishobora kuba Imana igira ngo igerageze kwizera kwawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana ishobora guceceka ishaka kuyegera kurushaho. Ndabahereza urugero rw'umugabo nanone witwa Yobu. Ni umugabo wakiranukiye Imana bigera ku rwego nayo imutangira ubuhamya. Yobu yarageragejwe cyane, abura abana, ubutunzi arabutakaza, ararwara cyane. Inshuti ze nazo zimuvaho zibona yuko yayobye. Bigira ku rwego yumva ko Imana nawe itakimusubiza mu bibazo byiwe yararimo. Ariko ntiyacogora gusenga, ntiyacogora kuyiringira, ntiyacogora no gukiranuka kwiwe. Ahubwo aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, navuye mu nda ya mama, nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Yego, rero Imana ishobora guceceka kuri wowe igira ngo irebe ko ushobora kugumana nayo no mu gihe utacyumva ijwi ryayo. Hariho impamvu zirenze imwe, zirenze ebyiri, zishobora gutuma Imana iceceka ku muntu. Ndumva ari uko icyo ngicyo nagisubiza. Urakoze cyane. Tubashe gusobanukirwa yuko nyine Imana ishobora kuba yatinza cyangwa se itagusubiza bitewe n'uko atari igihe cyayo. Kandi nk'uko nyine ahangaha tubibona mu bibazo ahangaha dufite, hari n'undi wabajije ati ese undi hari amasengesho umuntu ashobora kuba yasenga atajyanye n'umugambi w'Imana? Wadufasha nyine ugasobanurira n'umuntu uri kwibaza ngo hari amasezerano nyine, hari amasengesho wasenga atajyanye n'umugambi w'Imana? Yego, birashoboka cyane. Kera abantu bagisenga ubutayu bikemewe, washoboraga kujya mu butayu ugasanga umuntu yazamutse ajya ku gasongero k'umusozi, yikoreye ibuye avanye aho umusozi utangirira. Hanyuma yagera ku gasongero kawo akavuga ngo uyu ni runaka, rya buye akaryita izina rya wa muntu arimo arasengera, akaritorombotsa akavuga ngo kuritorombotse niko mutombokeje, ubigenze nawe niko mugenje. Ugasanga ibyo bintu ntabwo Imana ikora muri ubwo buryo. Imana ni iy'amahoro, ni data wa twese mwiza. Na wa wundi atombokeje, Imana ni se,
kandi n'uwumutombokeje nawe Imana ni se. Rero hariho amasengesho y'uburyo butari bumwe. Amasengesho yose umuntu asenga ashingiye ku bwibone bwe, ayo masengesho ntabwo Imana yakunda. ayo masengesho ntabwo Imana yakunda. Urakoze cyane, urakoze. Ubwo ngubwo rero hari benshi bibazaga ko hari amasengesho nyine, isengesho ryose nk'uko nyine Bible itubwira ko ngo dusabe tuzahabwa, urumva ngo kandi ngo nidukomanga ngo tuzakingurirwa. Rero bene data, abakirisitu bene data, wowe wajya gusenga, hari amasengesho y'ubwoko nyine ushobora kuba wasenga. Nawe nyine uzajya ubanza no gusenga kwawe nyine ujye ushyiramo ubwenge, wumve ko nyine ko na mwene so uri gushaka guciraho iteka nawe ari uw'Imana, nawe ni mwene so nyine iramukunda, ni nkawe. Hari abandi bavuga ati ese weho nk'umukristo wigeze ugera mu bihe nyine wumva Imana yacecetse? Ikindi byari bimeze gute? Akenshi umuntu ubana n'Imana hari igihe Imana imuteguza mbere yo guceceka kwayo. Yego. Byambayeho nibyo, ariko kandi yari yanteguje. Yego. Imbwira ko icyo gihe kigiye kugerwaho kugira ngo nacyo nkibemo. Yego. Kandi bikora ku bw'inyungu zayo ndetse nanjye. Yego. Ni ukuvuga ngo warumbaje ngo byari byagenze bite? Byari bimeze gute cyangwa se byagenze gute? Sinzi niba twaza kubyinjiramo ko hari ibintu nyine igihe ni icyawe, kuko kubw'impamvu z'umutekano wacu. Ariko umwarimu wese iyo atanze examen cyangwa se ibazwa, ntabwo aba yemerewe kuvugana n'uwabaza, n'umunyeshuri. Yego. Rero ubwo buzima twese ni ubuzima dusangiye nk'abakristo. Imana ijya yemera ko tugeragezwa, kandi mu igeragezwa ry'umukristo ntabwo Imana akenshi ivugana nawe. Yego. Iraceceka kugira ngo irebe ko urukundo akunda Imana rubasha no kwihangana mu gihe atumva ijwi ryayo. Yego. Yego. Nabunyuzemo ubwo buzima mu gihe nanjye nari ndimo ndageragezwa, ndi mu ishuri ryayo, ariko kandi iranteguza irambwira ngo ngiye kunyuza mu buzima bumeze gutya kugira ngo uzabone ibyo gukomeresha abandi bazaba bari kunyura mu bihe wanyuzemo. Ariko kandi isezeranya uburinzi bwayo mu gihe izaba yacecetse. Kimwe mu bintu nshimira Imana ni uko no mu gihe icecetse uburinzi bwayo bugumana n'abantu bayo. Nubwo yacecetse kuri wowe, ndabizi ko hari umuntu ushobora kuba udukurikiye, Imana bisa naho koko ituje mu buzima bwe. Yego. Ariko niba icyo kintu nta ruhare wakigizemo, kuko ahangaha ndaza kumera nk'aho mbivugaho gatoya. Yego. Imana ishobora guceceka umuntu yabigizemo uruhare. Yego. Mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu atuye muri karitsiye Imana idatangiramo umugisha wayo, Yego. ntabwo umugisha w'Imana ushobora kumugeraho. Mu gihe icyo ari cyo cyose umuntu atuye muri karitsiye mu isi y'umwuka, yashinguye ibirenge muri Kristo Yesu, akajya muri karitsiye itandukanye n'iyo ngiyo, ntabwo ushobora kuhumvira ijwi ry'Imana. Hari ahantu hataba ubuzima bw'Imana, hari karitsiye zo mu isi y'umwuka zitabamo kubaho kw'Imana. Ndabahereza urugero rw'umwana w'ikirara dusoma muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo umwana w'ikirara, ngira ngo ni Luka 15 guhera ku murongo wa 11. Ni igihe Yesu yacaga uwo mugani. We yaragiye yakase umugabane w'ibintu atunze, umurage wiwe twabigeranya nk'umunani. Tarano cyangwa se ni umurage. Hanyuma aravuga ngo mpereza umurage w'ibintu nkwiriye, kuko maze gukura ndumva noneho nanjye nagenda nkabaho ubuzima bwanjye. Yitandukanya na se, ngo afata bya bintu se amuhaye, ajya mu gihugu cya kure,
arangije abyayisha ubugoryi bwe, niko Bibiliya ivuga. Yego. Ngo byose bimaze gushira, inzara itera muri cya gihugu yari yarahungiyemo. Imaze gutera ngo ashakamwo akazi, aza no kukabona, abona akazi ko kugaburira ingurube Yego. mu gikingi. Abonye ako kazi aratangira aragakora, ariko ngo akajya yifuza guhazwa n'ibyo kurya izo ngurube zaryaga, ngo nabyo ngo ntabone ubimuha, ntibikunde. Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze, ngira ngo ku murongo wa 17, ngo yisubiramo, ubwe yisubiramo. Yego. Yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'ibyo kurya ndetse bakanasigaza. Aravuga ngo nanjye kangende nsubire kwa data, mwikubita imbere nshiye bugufi, mubwire ngo data, nacumuye kuyo mu ijuru ku Mana ndetse n'imbere yawe. Yego. Ntabwo nkwiriye kongera kuba umwana wawe umpa akazi, unyangaje mpinduka umugaragu mu bandi, ariko mbarizwe mu rugo rwawe. Bishatse kuvuga iki rero? Hari ahantu umuntu ashobora kwijyana hatari mu bushake bw'Imana. Yego. Iki kintu ndagira ngo abantu baze kucyumva neza. Hatari ahantu mu mwanya w'Imana Imana yagushakagamo. Aho hantu kubw'uko wavuye mu bushake bw'Imana, ijwi ry'Imana kuri we rigaceceka. Yego. Hari ubuzima bwitwa icyaha umuntu ashobora guturamo, bugatuma ijwi ry'Imana ryagendanaga nawe ritongera kuvugana nawe. Yego. Rero abantu bajye bamenya ko hariho impamvu z'uburyo butari bumwe zishobora gutuma Imana iceceka ku muntu. Hari ibyo ushobora kugiramo uruhare, icyo ni icya mbere. Kabiri, hari ibiza ari Imana ibizanye kugira ngo igerageze kwihangana kwawe, urukundo rwawe no kwizera kwawe. Ibyo byose birashoboka. Yego. Yego. Ese nkubarije aho ngaho kuri icyo wari uvuze ati hari iby'Imana izana nyine atari biguturutseho, akaba none n'ibyo wowe wikururiye. Rero hari umukristo udukurikiye ntazi niba nyine ari we, ese wundi ubimenya ute ko ari wowe cyangwa se ari Imana? Yego, wavuze ati weho ubiciyemo Imana yaguteguje. Rero hari undi, kuko ntabwo weho ubwo wabifata nko kuvuga ngo Imana yarashicetse ko wenyine, of course mwarangije kuvugana, urabizi ko ibyo bihe nyine biragutegereje, birahari. Yego. Ariko hari undi noneho utarategujwe ibyo bihe. Ese niko buri wese ateguzwa cyangwa se ni umwihariko wa buri muntu n'Imana? Aho navuga ko ari umwihariko w'Imana. Okay, urakoze cyane. Niba ari umwihariko rero, hari abantu noneho ari umukristo wenda tubigendanyemo neza. Yego. Uzi ko ubwo buzima ushobora no kubuvukiramo. Yego. Umuntu akavukira mu buzima bubi, yibaza uti se nacumuye iki ku Mana? Yego. Ariko mu gihe gikwiriye Imana ikavugana nawe. Yego. Yagize umwete wo kwegera Imana, burya Imana iramusanga. Urakoze cyane. Noneho rero hari abandi baba bibaza bati ese mu gihe amasengesho uri gusenga atari gusubizwa, wahagarara ute? Wakomera ute? Wabigenza ute? Yego. Ni ukuvuga ngo arigeze kutubwira ngo hari amasengesho adasubizwa kuko atari qualified nyine imbere y'Imana, nyine nyine atasubizwa nyine imbere y'Imana. Rero ubwo hari n'amasengesho yasubizwa. Noneho rero ubwo ni ukubanza ukadukiriyaringira nyine hagati aho ngaho, ukatubwira ati hari igihe umuntu asenga ibisubizo bigatinda kuza, ari uko atari uko Imana itumvise ubusabe bwiwe. Rimwe na rimwe ugasanga hari igihe cy'Imana izabikoramo ariko kitari cyagera.
we bitewe n'uko ashaka kubisingira vuba akabona ko Imana yacecetse cyangwa se yatuje kuri we ntakiri kubikoraho. Ariko burya si uko Imana itabifite ikiri kubikoraho. Hari igihe Imana iba iri gukemurira ibibazo by'abantu mu isi y'umwuka ahantu hatagaragara. Ndatanga urugero mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana ku gice cya 11 ku murongo wa 3, hatubwira inkuru z'uwitwa Lazaro. Ni igihe bashiki biwe batumaga kuri Yesu yarwaye yenda gupfa, baramubwira ngo ukunda ararwaye, bamutumaho. Bibiliya iravuga ngo Yesu yumvise iyo mpuruza, we ntabwo yihutiye gutabara abamutabaje, ahubwo ngo yasibiye iminsi 2. Yasibiye kabiri yibereye aho yarari, ayo makuru amugeraho, arongera yiyongeza indi minsi 2 nyuma y'uko yakiriye. Urumva se atari ikibazo? Yesu bamutabaje nk'abantu bizeye ko gutabarwa kwabo kuri bubonerwe kuri we. Mu gihe yakaje afashe indi minsi 2 yibereye aho yarari bamutabaza, ntaje kubatabara mu gihe bakenereyemo bwa butabazi. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki: hari igihe Imana iceceka atari uko idafite ibyirimo irakora ku bibazo byacu, ahubwo igaceceka iri kubikemurira mu isi y'umwuka hatagaragara. Lazaro, Yesu ntabwo yahise yihutira kuza ngo amukize kirwaye, ahubwo yarategereje, arabanza arapfa, arabona araza. Hari ubutabazi butazigera bugera ku muntu, hari ubutabazi butazigera buza kwa Lazaro atari yapfa. Hari igitangaza Imana itazakora Lazaro atari yapfa cyane, ahubwo izakora nyuma y'urupfu rwa Lazaro kugira ngo abantu bamenye ko Imana ishoboye byose, ishobora byose. Yego. Rero hari igihe Imana itinda gusubiza, igatinda no gutabara umuntu yitabaza, atari uko imwirengagije cyangwa se itumva gutaka kwiwe, ahubwo iri gukemurira ibibazo by'iyo mu isi y'umwuka ahantu hatagaragara. Hari ibintu iri gukindurira mu ibanga ryo mu isi y'umwuka ahantu hatagaragara. Lazaro, Yesu yabanje kumwimana iminsi 2 amwimanira mu isi y'umwuka ahantu hatagaragara, bo bakagira ngo yanze kuza kumukiza no kumutabara. Kandi wari kumwimanira mu isi y'umwuka ahantu hatagaragara. Iminsi 2 ishize, abwira abigishwa, arabwira ngo noneho dusubire i Yudaya tujye gukangura Lazaro kuko arasinziriye. Kuki yamwise kumukangura? Kandi Lazaro already yamaze gupfa, yashizemo umwuka. Nuko we yarazi icyo yakoreye mu isi y'umwuka. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. We Yesu yarazi ikintu yamaje gukora mu isi y'umwuka, yarazi ko Lazaro yamaze kumuzurira mu isi y'umwuka. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikiye, ahari bisa naho Imana yacecetse pe mu buzima bwawe, bisa naho utacyumva ijwi ryayo riguhumuriza rivuga kuri bya bibazo, uyihoza imbere. Ariko humura, kuko birashoboka ko hari ibintu iri gukemura mu isi y'umwuka ahantu hatagaragara. Hari ibibazo bya Imana irimo iratunganyirizayo. Umunsi utangira gusengeraho, Yesu yafashe igihe cyo kukwimana, Yesu yafashe igihe cyo gukemura ibibazo bya hatagaragara. Ndagira mbabwire ko umunsi Imana ije ntabwo ari wo munsi bije gutangira gukora ku kibazo cy'umuntu. Ntabwo ari wo munsi Imana ibigiye yazana gutabarwa ku muntu, hoya. Imana yije bije gutangaza insinzi. Amen. Yesu kwa Lazaro ntabwo yaje avuga uti se arwaye ate, ngo byagenze gute, nkaho ari bwo atangiye kwiga ku kibazo ngo agishakire igisubizo. Yaje avuga ngo nimukureho igitare. Haleluya. Yaje aje gutangaza insinzi, yaje aje gutangaza umuzuko mu cyimbo cy'urupfu, yaje aje guhamagara uwapfuye kugira ngo azuke. Hari ibintu Imana izatinda kuza gukora, imaze igihe ibikora ahantu hatagaragara,
wowe bigasa naho yatinze mu buzima bwawe, ariko umunsi izaza ntabwo ari wo munsi wa mbere izaba itangiye gukora ku kibazo cyawe, ntabwo ari wo munsi wa mbere izaba yumvise gutaka kwawe, ntabwo ari wo munsi wa mbere Imana izaba yumvise amaganya yawe, ahubwo umunsi Imana izaza, haleluya, niwo munsi Imana izaba ije gutangaza intsinzi mu ntambara yawe, haleluya. Kambwira abantu ibintu biryoshye, uko urugamba rumeze kose Kristo ntabwo ajya rutsindwa, ahubwo ajya yambara umwambaro uhwanye n'intambara umuntu arimo ararwana, hanyuma akakuvana mu kibuga cy'urugamba akagihagararamo nk'ingabo izi kurwana, akakurwanirira. Mu burwayi Yesu aseruka nka muganga, mu rukiko aguhagarara nk'ukuburanira nk'umucamanza, hanyuma mu ntambara aza nk'umurwanyi mwiza kandi unesha. Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gutangaza intsinzi urugamba rutari rwatangira. Haleluya. Nibutse umugabo umwe dusanga muri Bibiliya witwa Yehoshafati, ni umwami yayoboye ab'i Yerusalemu ayobora n'Abayuda, ni ukuvuga ngo yigeze aterwa n'ubwami bugera muri butatu. Aterwa n'abo bita Abamoni, ubwami bw'Abamoni, aterwa n'abo ku musozi Seyiri bitwa Abamewunimu, aterwa n'Abamowabu. Bamutera kubera iki? Babonaga afite igihugu gitoya ariko kandi kirimo umugisha w'Imana. Hanyuma baravuga ngo uko byasa kose nitumutera turi ubwami butatu tuzamubasha, nitumubasha ibintu byiwe byose afite tuzabigabura, hanyuma tumwimure tuyobore n'ubwami bwiwe, iminyago ibi yacu. Umugambi wabo barawunoza, barawuzuza, barahaguruka, baragenda bakambika ahantu bita Ihasasoni Tamari ariho Enigedi muri icyo kibaya. Umuririmbyi nkunda yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure cyane ahatagera ibyago. Aravuga ngo kandi umucyo n'umwana w'intama w'Imana, aravuga ngo umunsi umwe nzawinjiramo. Kimwe mu birango by'abantu babana n'ijwi ry'Imana ni uko Imana ibagezaho amakuru ku gihe. Haleluya. Aba bantu Imana ibahera amakuru ku gihe. Yehoshafati yibereye ibwami, impuruza zimuzaho ziramubwira ngo waba uzi yuko ubwami butatu bwuteye bwakambitse Ihasasoni Tamari Enigedi kandi buhwanye n'umusenyi wo ku nyanja ubwinshi. Imana ishimwe. Yehoshafati Bibiliya iravuze ngo akibyumva ashya ubwoba yihata gushaka Uwiteka. Imana ishimwe. Mu makuba yawe wowe utwumva, mu bizago byawe muntu uduteze amatwi, ujye wihata gushaka Imana. Ahari imbaraga z'amafaranga zishyizeho ziranga, wagiye mu muryango ntiwagira icyo ugufasha. Nkunda korari yitwa Jehova Jire, yararimbye avuga ngo twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira amashuri twize biranga, ngo hari n'abagiye mu muryango nabwo ngo biranga, ariko ngo tugeze kuri Yesu tubona biremewe. Pawulo yabivuzeho aravuga ngo muri Kristo niho yego gusa iri. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo mu makuba yawe jya wihata gushaka Imana. Hanyuma Yehoshafati ngo abwira ab'i Yerusalemu, abwira n'Abayuda, arabwira ngo ibintu bihinduye isura. Ibintu byitwa kurya mube mubyegejeyo, ibintu byo kunywa mubireke, n'amatungo nayo muyime ibyo kurya byayo, igihugu cyose kijye mu masengesho yo kwiriza ubusa. Hanyuma ngo bajya mu ihema barasenga, yibutsa Imana amasezerano. Haleluya. Mu gihe Imana icecetse utacyumva ijwi ryayo nk'umukristo, gumana ibihamya, gumana ibihamya by'ibintu Imana yabanyemo nawe, gumana ibihamya by'ubuzima wanyuranyemo n'Imana, gumana ibihamya by'ibintu Imana yakoze wowe utari gushobora. Dufite ibintu Imana yagiye ikora mu buzima bwacu tukabona birakoretse, kandi nta buryo tutagerageje ngo turebe ko byakunda ariko bikanga, ariko Imana yaza, haleluya, tukabona Imana irabikoze. Yehoshafati rero kimwe mu bintu byamurengeje muri icyo gihe kigoye nuko yari afite ibihamya by'Imana. Bageze mu mwanya w'amasengesho yibukije Imana ibihamya, arabwira ngo niwe wakuye Abisirayeli mu Egiputa mu bunyage bw'imyaka 400 irenga,
ukabazana ukaba iki gihugu cy'isezerano cya Kanani. Kabiri, tukigeramo twahuye n'amahanga atari amwe, bamwe muri bo tubuza kurwana nabo ngo tubikize tubavane mu gihugu cy'isezerano. Turabyihorera, turakumvira. Muri abo n'aba ngaba nabo bari barimo, none abo watubujije nibo bahagurukiye kuturwanya, nibo bongeye kudutera. Abwira Imana avuga ngo ibuka amasezerano y'umugaragu wa Aburahamu umusezeranye iyi gakondo ya Kanani. Wibuke Isiraheli ubimusezeranye. Wibuke kugira n'uyu munsi niryo sezerano twagendeyemo. None ko baduteye nta n'imbaraga dufite zo kurwana nabo, tubigendanyemo duti. Ngo yibutse Imana amateka, ngo bakirimo gusenga. Haleluya, amen, haleluya, amen. Imana ikoresha umuhanuzi ngo arahaguruka. Imana iravuga ngo yewe Yoshafati, mw'Abayuda mwe namwe b'i Yerusalemu, urugamba ntabwo ari urwanyu. Amen. Ndagira nkubwire ngo nubwo Imana isa naho yatuje, ariko niwibuka ko hari igihe yigeze ibanamo nawe, ukibuka ko hari intambara yigeze ikurwanira kandi ikayinesha, ukazamura urwego rw'amashimwe kuruta urwego rw'ibibazo byawe, akaba ari yajya imbere cyane mu cyimbo cy'ibibazo, ukibutsa Imana intambara yakurwanire kandi ikanesha, Imana izongera igaruke. Urwo rugamba ntabwo ari wo uzarurwana. Yoshafati, Imana iravuga ngo urugamba si urwawe, nta nubwo ari urw'Abisiraheli, nta nubwo ari urw'abantu bose, urugamba ni njye uzarurwana. Imana irwishyiraho. Haleluya, amen. Biza kurangira ba bantu babateye, Abamoni, Abamowabu n'Abiseyiri bicaniye hakurya, ntawo mu Bisiraheli wigeze urwana. Haleluya. Nta n'umwe wigeze ugera ku rugamba ngo arwane. Bitewe n'iki? Bari bafite amateka, hari ubuzima banyuranyemo n'Imana. Kabiri, bakomeje kubana n'Imana no mu gihe biteye ubwoba byaje. Uyu muntu rero Imana isa naho icecetse, niyibuka ibihamya, niyibuka ubuzima yagendanyemo n'Imana, nayibutsa amateka yiwe nawe, hanyuma Imana izongera igaruka ikore. Yego, urakoze cyane, n'ukuri ndafashijwe. Ikindi tugana ku musozo, ndabona amasaha yadufashe, ariko turenzeho n'iki ngiki. Hari mwene data utari yumva neza nyine icyiza cyo gutegereza igisubizo cy'Imana, cyangwa inyungu ziri mu gutegereza igisubizo cy'Imana, noneho wamufasha ukanambwira ngo harimo n'izi ngizi. Yego, zimwe mu nyungu, imwe mu nyungu yo kuguma gutegereza Imana no mu gihe icecetse, ni uko yije gukora. Warayitegereje, warihanganye, ikora ibirenze ibyo wayisabye. Hana yasabye umwana, amaze igihe kirekire asenga ari ingumba atabyara. Ariko umunsi umwe, igihe cy'Imana gikwiriye kigeze, Imana imuha Samweli, imwongeza n'abandi nyuma ya Samweli, imuhereza ibirenze ibyo yagize gute yasabye. Kabiri, mu gutegereza Imana harimo gutegurwa. Yego, ni ukuvuga ngo Satani ni umugome kandi ni umuhanga mu byo akora. Hari igihe Imana ireba umuntu ushaka gutabarwa nayo, ikabona ntabwo aragera ku rwego rwiza rwo kwakira ubutabazi bwayo. Hari igihe Imana ireba umuntu ufite amasezerano, ariko ikabona ataragera ku rwego rwiza rwo kwakira ibisubizo bya ya masezerano yasezeranijwe n'Imana. Biravuze ngo igikomeye ku Mana ntabwo ari ugutabarwa, nta nubwo ari ugusorezwa amasezerano, ahubwo igikomeye ni ukubanza kugwiza imbaraga kusohorezwa amasezerano. Rero mu gutegereza Imana harimo no gutegurwa n'Imana. Igutegurira iki? Igutegurira kwakira ya masezerano kandi ukaguma ukijijwe no mu gihe yasohoye. Impamvu ni iyihe? Satani
ajya akoresha ibisubizo cyangwa se agakoresha ubutabazi Imana ihaye abantu itabaye, akabukoresha nk'intwaro ya kirimbuzi babana nayo mu buzima bwabo bwa buri munsi, akoresha barimbura. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba maso mu gihe cy'ibigeragezo kuko akeneye gutabarwa, akaguma kuba mu mwanya wo gusenga, akaguma gukiranuka yitwararika, akaguma kubana n'Imana mu bihe byiza by'uburyo butandukanye kugira ngo arebe ko hari icyo Imana yamukorera mu buzima bwe. Ariko niba hari ahantu bigoye kubera amaso kandi byorohera Satani cyane kwarimbura ubugingo ndetse akahicira ubuzima bw'umuntu w'umukristo, ni mu gihe ibisubizo byiwe yabihawe n'Imana. Impamvu Satani bya bisubizo Imana itanga, cyagiye amasezerano asohoye, cyagiye gusenga kwawe kumviswe, Imana ikaguhereza ibyo wasengeraga, Satani ibyo bintu nta kintu bimutwara habe na gito, ahubwo ubutabazi bwe buvuye ku Mana abubona nk'intwaro yiwe ya kirimbuzi azakoresha kwica. Rero iyo ugeze mu butabazi ukagera mu masezerano asohoye n'amasengesho asubijwe, ukadamararira muri byo, byorohera Satani cyane kukwica, akica ubugingo bwawe, akica agakiza kawe. Rero mu gutegereza Imana yaracecetse, harimo gutegurwa kugira ngo na cya gihe izaba ije gukora, na cya gihe ikuzaniye gutabarwa, uzaba muri umukristo mwiza no mu gihe cy'ibisubizo. Yego, urakoze cyane. Urakoze ko twibukije inyungu zo gutegereza igisubizo cy'Imana mu cyimbo cyo kuba twakomeza dutitiriza. Urakoze cyane Obed, urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Rero ikibazo cya nyuma kiragira gitya giti: ese wafasha gute umuntu uri muri guca muri ibyo bihe? Umukristo yafasha mugenzi we gute guca muri ibyo bihe? Dufite abakristo benshi, ese bafashanya gute guca muri ibyo bihe? Ikavuga ati nyuma yo gutsinda ibyo bihe nyine, Imana icecetse mu buzima bwawe nyine ukarenga ibyo bihe, ese bigira izihe nyungu ku buzima, noneho ku buzima ku buzima bw'umuntu nyine bwa nyir'ubwite? ni ukuvuga ngo uko umuntu yafasha undi already nuko turi kubafasha. Umuntu uri muri ibyo bihe bikomeye, yumva nk'aho ijwi ry'Imana ryacecetse kuri we, ntekereza ko nakurikira ibi byose twavuze, azumva afite impamvu yo gutegereza Imana koko. Habakuki yarabivuze ku gice cya 2 ku murongo wa mbere, abwira Imana aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira, kandi ngo nzategereza nitegereze ndebe, hanyuma ntega amatwi numva icyo azambwira bitewe n'icyo namuganyiye. Arongera aravuga ngo nayo imitini itatoha, ngo n'inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, ngo n'amashyo agashira mu biraro. Asanga nta kintu kimurutira gutegereza Imana, bitewe n'uko nabwira uyu muntu yuko icyo Imana iriho irakorera ahatagaragara kiruta ibimuteye ubwoba, kiruta ibimuhagaritse umutima. Rero uzagira umugisha wo guhura n'umeze utyo, akagira umugisha wo guhura n'umuntu uri mu bihe bimugoye, azamuhumurize, amubwire ko inyuma y'igihe haba hari ikindi, kandi rwose ibihe biba bitandukanye. Hanyuma inyungu bigirira umuntu, ndaza guhera ku gihombo kugira ngo nsobanure inyungu. Igihombo cy'umuntu wanze gutegereza Imana akicira inzira. Igihombo cya mbere ni uko iyo yiciriye inzira, birashoboka ko atamenya ibyiza Imana yateganyaga gukora mu buzima bwe mu gihe yari kuba ategereje. Kabiri, umuntu wategereje noneho inyungu abifitemo ni uko ahura n'iby'Imana yamuteguriye, agasanga biruta ibyari bimuteye ubwoba. Uyu muntu yahuye n'ubutabazi bw'Imana, yakira ihumure mu buryo bwuzuye,
wa mutima wakomeretse Imana irawusana ugakira burundu, hanyuma bikaba amateka, akajya avuga uti ibi bintu byambayeho ariko Imana ije kuntabara ikemura byose nk'aho bitigeze kubaho. Ahura n'inyungu zikubye igihombo yari kugira mu gihe icyo ari cyo cyose yari kwicira inzira. Kabiri, iyo umuntu yiciriye inzira aba atandukanye n'ubushake bw'Imana, aba yimutse muri karitsiye Imana ituyemo, aba avuye mu mwanya mwiza Imana yamushakagamo, ntabwo ashobora kubona kugira neza kw'Imana. Aho hantu urimo urageragerezwa niho Imana igushaka, nta n'izakwiyerekera umunsi yaje kugutabara. Yabwiye Mose aramubwira ngo hariho ahantu bugufi bwanjye ari urutare ugenda uhagararemo, ndagutwikiriza ikiganza cyanjye. Birasobanuye ngo mu bigeragezo byawe ariko ukiri muri Kristo Yesu, uburinzi bw'Imana bubana nawe. Iramubwira ngo kandi ngo nuguma aho ngaho niho nza kukwiyerekera, hanyuma nkakunyuraho ukabona mu mugongo wanjye. Biravuze ngo hahandi Imana iri kukugeragereza ariko kandi ukaba ukiri muri Kristo Yesu, nta niho izanyuriza kugira neza imbere y'amaso yawe ukabona gutabarwa nayo. Ariko nuhava izagutabarira he? Ntabwo byakunda. Yego, urakoze cyane. Rero nshuti muvandimwe wowe dukurikiye, ndagushimira cyane, ndagushimira kubwo wabanye natwe, ndagushimira cyane ko wongeye kuba waba umwe mu bo umwuka yararitse kuba bareba kino kiganiro. Rero nicyo nababwira ati niba wumva Imana yashitse mu buzima bwawe, wikiheba. Imana si uko itari kumwe nawe, iri kumwe nawe. Ahubwo komeza usenge, usome ijambo, wirinde gucika intege, kandi ugumane n'abandi bakristo nyine kugira bakomeze bagukomeze, mukomezanye. Kandi wumve ko gahunda y'Uwiteka ikomeye kurusha nyine iyo wibwira, ko Uwiteka nta kindi atugirira, ni ibyiza gusa, nta kibi atwifuriza. Rero nko twatangiye dusenga, rero twasaba umuvandimwe Obedi akongera akadushyira imbere y'Imana, tugasenga dusoza kuko amasaha yatujyanye. Murakoze cyane kandi dushima Imana kubw'ijambo ryayo. Turagushimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza ubanye natwe kandi uduhinduye umuyoboro kugira ngo ugeze inkomezi ku bandi. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Uzabyumva turamusengera kugira ngo ubuzima yari arimo umurinde kwihebera muri bwo, umurinde kwigirira nabi, ahubwo avana inkomezi z'Imana mu ijambo ryayo yumvise kuri uyu muyoboro wa Gospel Hub, bimutere gukomera no mu makuba yiwe. Imana ishimwe. Yobu yaravuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo kandi ntabwo ari amaso y'undi muntu ari wese azamubona keretse ayanjye. Aravuga ngo niyo naba narapfuye, nubwo umubiri wanjye ushobora kubora, agira ibyiringiro byo kuzambara kutabora, akabona Imana. Imana ishimwe. Ni wowe musimbura wo mu makuba yacu. Turasenze kugira ngo utange ihumure mu bugingo bwa bene data. Turasenze kugira ngo uyu mukobwa yumve agize ihumure rituruka kuri Kristo. Uyu musore yumve ahumuritse rwose. Uyu mugabo, uyu mubyeyi bakiri ihumure ry'Imana muri bo. Bamenye ko iby'Imana yibwira kubagirira atari ibiba ahubwo ari ibyiza, kandi na nyuma y'ibyo ngibyo izakora n'ibindi. Urakoze Mwami Yesu, guma uhembure ubugingo bwa bene data natwe ubwacu, ku bwa Kristo Yesu dusabye byose twizeye. Amen. Murakoze cyane. Turagushimira twebwe, turagushimiye kandi tukugireho umugisha. Imana ikomeze kongerera amavuta, ikongerera imbaraga. Ni ukuri urakoze cyane, uhembuye imitima ya benshi. Hari benshi babifitemo ibibazo bingana gutya, ariko ubu uno munsi ndakeka ko ubashije kuba yareba kino kiganiro arahembutse kandi yumvishe ko Imana itamutaye, iri kumwe nawe. Rero turabashimiye mwese twabanye, turabashimiye cyane kandi mukomeze musabire umugisha. Ni ukuri umuvandimwe aha ngaha, Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mudukurikire. Hari n'ibindi biganiro tubafitiye, mukomeze murebe n'ibyo twabanje byabanje imbere. Ni ukuri turabashimiye cyane, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.